iyi kaye mubona mfite rero ni ikaye nanditsemo abantu twakundanye maze imyaka irenga 30 nshaka umukunzi naramubuze uyu munsi turi muri 2024 sindabona umukunzi dukundana uri kwibaza ngo umukunzi zamukura nandi ubu byaranyobeye niba nzabona umukunzi niba ntazamubona dore ikayenda kuzura do ikayaruzuye yuze abakobwa na Tresse gusa bose nta numwe wankunze Severant ziraza zikagenda nta mukunzi mfite ubwo Severant zimaze iki ngewe nabuze nicyo nkora umunsi wa Severant uragera nkashaka umuntu nashimisha nanjye nk'abandi bose nkamubura ubwo si murajya ngo nzakore umuntu uzi ko yambonera umukunzi anyandikire kuri videos ambwire nanjye niba hari uko byagenda da